Yes, ni menya vuba TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Nta yindi nkuru irimo iravugwa, nta bindi bintu birimo biravugwa usibye Mutabazi urimo urashakishwa mu buryo budasanzwe. Ese wakibaza ngo Mutabazi yakoze iki? Ese Mutabazi byamugendekeye bite? Abatazi Mutabazi akunze kwiyita Apotre Mutabazi. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe kuri Menya Vuba TV urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda atukugezaho. Yes, Apotre Mutabazi arimo arahigwa. Ese byagenze gute? Tudatinze rero, Mutabazi aherutse kugenda umwaka ushize mu mwaka wa 2021 hariya Kinyinya akodeshayo inzu ayimaramo amezi 3. Amaje kuyimaramo amezi 3 agenda atayifunguye kugeza akakanya ntaragaruka. Nyirinzu arimo aratakamba avuga ati inzu yanjye ndayikeneye ibashe kubona undi muntu yijyamo akayikodesha. Mutabazi rero uwo mugabo avuga ko yagiye mu buyobozi butandukanye amenyesha icyo kibazo afite cyuko Mutabazi yagiye atakinguye inzu, none haciyemo igihe kirekire ataragaruka. Uwo mugabo nyirimazu avuga ko iyo nzu Mutabazi ayikodesha 70,000. Yayikodesha 70,000, yaje yibamo amezi 3 yonyine ubundi aragenda. Uwo mugabo yagerageje kujya mu nzego zitandukanye ashaka uburyo yahamagara Mutabazi agakingura inzu ye, ariko biba iby'ubusa. Ubu akaganya amaje kumujyamo 630. Avuga yuko mu bayobozi yagiye kureba uburyo bakemura icyo kibazo, bagerageje kumuhamagara. Umwe muri bo yaramuhamagaye amubwira yuko Mutabazi amubwira yuko igihe azagarukira azishyura ayo mezi yose amaze muri iyo nzu. Ubona naka kanya rero uwo mugabo nyirinzu avuga yuko Mutabazi atajya amwitaba. Iyo agerageje kumuhamagara ivuga rimwe ikahita ivaho. Bivuga yuko Mutabazi yaborotse uwo mugabo nyirinzu. Uwo mugabo avuga yuko iyo nzu Mutabazi yakodesheje harimo akamatora n'agasambi byonyine, ko yazaga akaryama akahita agenda, ariko haciyemo igihe kigera ku mezi 9 atarongera kugaruka muri iyo nzu. Uwo mugabo avuga yuko ngo yifuza yuko Mutabazi yaza agakuramo ibintu bye, iby'amafaranga bakabivugana inyuma, ariko inzu akayivamo hakajyamo umuntu yikodesha, kuko afite impungenge yuko inzu ye nihatagira undi muntu yijyamo inzu izasenyuka, atabasha no kuyisana kuko bitemewe gufungura inzu umuntu aba yarakodesheje. Ni ibintu bibujijwe cyane kuza ugafungura inzu umuntu yakodesheje igihe yaba yaragiye asize ayifunze. Itegeko rivuga yuko iyo ufunguye inzu umuntu yasize akodesheje bitakorohera habe namba. Wakibaza ati Apotre Mutabazi nkuko akunze kwiyita ko ari umuntu twari tuzi yuko avuga yuko ngo yigisha ijambo ry'Imana, ngo ageze muri dimension ya 4, ngo akora za consulta, ngo biki n'ibiki. No mu minsi ishize aherutse gutegura ikiganiro hariya muri hotel imwe hariya muri Bugesera. Aherutse gutegura ikiganiro cy'uburyo abantu bakwiteza imbere. Yari yambaye rugabire n'agasengeri. Abantu bamuhaye urwamenyo baravuga ati none uyu muntu ibi ni ibiki ko tubona yigisha abantu yambaye rugabire. We avuga yuko ngo kuba wavuga ibintu bikuvuye mu kanwa bikomeye
biterwa n'imyambarire wambaye. Ushobora kwiyambarira rugabire ukaba wabwira abantu bakiteza imbere, ndetse yigereranyije n'uwo bita Gandhi muramuzi, waharaniye ubwigenge bw'Abahinde ndetse aza no kuba prime minister wa India, ko nawe ngo yambaraga rugabire ngo ariko abantu bakamwumviramo cyane. Yigereranyije nawe Apotre Mutabazi. Abenshi bakunze kuvuga bati uriya mugabo buriya ntiyaba ari umutekamutwe, abandi bakavuga turiya mugabo ntiyaba ari bamwe bamugereranya nk'umusazi. Nawe yaza akavuga ati abo bangereranya nk'abasazi ahubwo nibo basazi. N'umwe mu bantu bakunze kuvugwa ku macana bagiye atandukanye, cyangwa se kuvugwa mu bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye, aho nawe agenda avuga ibintu byinshi yigisha, asesengura abantu, aho yagiye anibasira cyane bamoriki. Ubwo rero wakibaza ati umuntu uteye gutya, uvuga gutya, ugenda abantu tuvuga dutiriya ni inyangamugayo, ni gute akora ikintu nk'icyo agasiga inzu ayifunze? Biteye agahinda, birababaje. Umuntu wiyita kuriya ngo na Apotre, umuntu utukisha izina, niba twabyita kuri tukisha, niba twabyita ubunyangamugayo bukeya, akagenda inzu ayifunze, hanyuma nyiri inzu yamuhamagara akamubroka. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu byo kunenga. Niba ujya ku mbuga nkoranyambaga wigize umuntu usesengura, wigize umuntu unenga abandi, wifuriza abandi bibi, wigize umuntu ngo w'umukonsirita, ngo ku isaha imwe ngo bamuha $1 utamenya, ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Mutabazi turaza kumva iki kintu abivugaho, turaza kubyumva, twumve ikintu abivugaho, turaza kumva side ye, twumve ikintu avuga kuri ibi bintu byo gusiga inzu y'umuntu ayifunze. Ni ikibazo giteye ubwoba kuba umuntu yarubatse inzu agafata itafari akarigereka kurinda, akagira gute, agatera amarangi, akamena beta, akagira gute, agashyiraho ibati rye, warangiza ukaza gukodesha inzu ugasiga uyifunze kandi uzi yuko ishobora no kwangirika. Inzu akenshi zigira icyo bita humidite, zirangirika zikasaduka, ugasiga inzu uyifunze, warangiza ukajya ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ukigira inyangamugayo, ukanenga abantu, ukigira umusesenguzi. Hari uwo bita Rwema aherutse kuvuga ati Mutabazi uriya asigaye arara mu modoka, abantu bagira ngo ni n'urwenya, ariko benshi batangiye kuvuga ati nyamara uriya mugabo birashoboka ko ashobora kuba ari umwesikoro cyangwa ari umutekamutwe. Rwema baramusetse, baraseka, ndetse berutse no kubona imodoka ye ipine ryatobotse, bagira ngo we yavuze yuko ari umuntu waje aritobora, ariko benshi baravuze ati nyamara uyu mugabo akeneye gutabarwa, ubukene bumumereye nabi, yabuze ayo gusanisha ipine, cyangwa se kuko witegerezaga n'iringi ry'iyo pine ukabona neza rirashaje, bimeze nabi. Abantu baravuga bati Mutabazi nyamara imibereho nago imeze neza, ariko we yabihakanye yivuye inyuma, avuga yuko ngo ahubwo ari abantu bashaka kumusebya n'ibiki, ngo ntago yabuze amafaranga yo kugura iringi. Ngaho rero nguko Mutabazi ibye byagiye ahagaragara, abantu bari gukomantinga bavuga bati Mutabazi ibi bintu bishoboka bite ko twari tumuzi ngo nk'umuntu ugeze muri dimensiyo ya 4. Uwo mugabo aravuga ati njyewe naza mfungurira inzu, agiye mu bunzi, yagiye he, bamuha convocation. Umugabo ngo yagiye gushakisha aho Mutabazi atuye, iyo za Byumba, ariko aramubura neza. None ubu ngubu arimo aratabaza avuga ati inzego zibifitiye ubushobozi nizitabare zimufungurira inzu, cyangwa se yitabaze Perezida wa Repubulika. Avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gifite amategeko, kuva wenda agiye mu itangazamakuru araza gutabarwa. Ngaho rero nguko Mutabazi ahari ibye byamurangiranye, bamushyize hanze. Mutabazi abaye Mutabazi.
yes nimenya vuba TV rero twarabyemeje twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha hano munsi no niba utarakora subscribe olala uri muracikwa kora subscribe kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo tuzagucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho morana na Bukadifu tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha idasanzwe reka tubonane utaha bye bye